ndagusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show muri kano kanya, nizere ko mumeze neza. Mahoro y'Imana akomeze abane namwe bantu munkurikiranye. Nje kubereka ukuntu watega igitambaro kandi mu minota mikeya cyane. Rero hari abantu mwagiye mwandika comment, mbibutse ko comment ndi gushyiraho video, noneho nkuko ndi gukora video ndi gusoma comment nsoje gutega igitambaro. Rero nimara gusoza gutega igitambaro ndahita nsoma comment z'igihe cyashize ziri kuri YouTube. Nawe rero nkurarikira kuzajya wandika comment mu gihe uri kureba ino video kujya nawe nzayisome. Nimba ari igitekerezo ushaka kumpa nkabireba nkabisoma hano, tugafatanya n'abakunzi ba Fofo TV show tukagusubiza, cyangwa se nimba ari inama tukugira tukayikugira, nta kibazo. Uruko nzajya ndangiza rero gutega yaba igitenge yaba igitambaro, nzajya nshishaho comment zanyu. Rero nkusaba nawe ushyiramo comment yawe wicikwa. Tugiye rero gutega igitambaro. Ukora abantu mwansabye kubereka ahantu mwajya kugurira ibitambaro. Hariya mu mujyi Mateus birahari ibitambaro byiza bakaguhera ku kiranguzo pe. Nimba ushaka ibitambaro andika muri comment nzajye kuhabereka. Aka gatambaro mo kabiri gafate ugashire gutya ku mutwe wawe, nurangiza kazane gutya umakingi ushaka ugakwiriyeho hano hose. Urabona ko gakwiriyeho, nurangiza ugakurure wumve ko gakomeye. Noneho nurangiza uhite ukanyuranya gutya. Ni ibintu biri simple, nawe ubwawe wakora, biroroshye cyane pe. Nurangiza uzahita ukaraga gutya ukazane hano. Ntabwo nkubwiye ngo ukazane ukageze kuri kano, kazane nurangiza icyo kagobeka ariko kaba keza cyane, ugasa nk'akazamuye hano. Guys, uri kubibona gute? Iyi ni intego yacu ya mbere. Tubwire n'inyuma urabona bimeze gute? Kankwereke rero n'indi ntego ya kabiri, kandi mu buryo buri simple. Ushaka utaragasoza aha wayitugira gutya, tugira gutya, ugahita naho iyi ni indi ntego. Aho ni inyuma. Ubundi buryo rero bwa nyuma wagakoramo gatandukanye. Kandi rwose urabona ko turi kubukorera muri ya modeli imwe, ntabwo twiriwe twongera kugira gukuraho ngo dutandukanye. Oya, ahangaha rero muri sino modeli urabona waburamo modeli yawe koko, ugahita gusa ugasa nk'upfundikira hano ariko ugatebeza ku buryo bitari bugaragare nabi. Urabona iyi modeli atari nziza n'izindi zose mberetse. Ndagushimiye rero wowe wakurikiranye Fofo TV show. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Reka dusome kuri comment, sibyo bakunzi b'ubwiza? Sore mbasomere comment zagaragaye kuri iyi video. Okay, hariho comment 15
kambasomeremo zimwe na zimwe. Uwizeyimana Josiane yaravuze ngo good, byiza. Hafashimana nawe aravuga ngo iyo ntego imeze neza cyane. Thank you Hafashimana, urakoze. Tiana nawe aravuga turagukurikirana 5/5. Thank you, ati turagukurikirana 5/5, murakoze. Maria Bukuru nawe aravuga ngo ndagukunda cyane mubyeyi mwiza, uratwigisha cyane. Urakoze Maria. Noneho Kayirangwa nawe Ange aravuga ngo fofo hejuru cyane. Thank you, byose bitangwa n'Uwiteka azabikigikiramo. Ufite inema Angelique nawe aravuga ngo muraho neza. Muraho Angelique, umeze ute? Ndikubareba. Fideli Ahimana, Fidelite Ahimana nawe jewe fofo ndabikunda umuntu ateze umugabo jewe byarananiye. Ni ikirundi iki? Sorry nimba byarakunaniye, ushobora kuzajya ureba video ndi gukora noneho ukagenda wigana, sibyo? Nawe uzageraho ubishobore. Ufite inema Josiane nawe ntabwo bavuga ngo umuntu wavuze ati, bavuga umuntu wavuze uti. Thank you ufite inema Josiane kunkosora. Ubwo butaha nzajya mvugira ijambo umuntu wavuze uti, imba hari inkuru ndi kubabwira ko mbari inkuru. Ndize Adidas aravuga ati ndi mubambere. Thank you ukurikirana video yanjye uri mu bambere. Nawe wakurikiranye iyi video uri mu bambere, andika hasi ngo uri mu bambere. Rero ndagushimiye muntu ukurikirana Fofo TV show. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nsaba nawe utarakora subscribe, ukora subscribe, mukoreshe like na comment kugira tuzage tubana muri video z'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV show. Ciao ciao.